urinda unyiyemerana wakwemeranya umugore wawe ko umufite mwiza ukunyuze ukareka kwirirwa wiyemerana mutese bya mutese wowe uribuka wirirwa umbwira ngo tujye gusambanira igitarama wowe urabyibuka ukantereta ngo dusambane nka kwangira none narakwangiye harya ngo uzangezayo harya ngo ufite abambari bawe mbwira harya nakubwira n'impamvu mutesi yamubwiye no ntabwo twaryamana yari yamenye kuri Claude zari gutuma yari yaramenye kuri Claude kandi bitari byiza kubera yuko Claude umunsi wa mbere avuga ngo Imana ifite pièce cyiza ntari mu ruhande rw'ikiri yego maje kubona ko hari abantu kuri izi mbuga nkoranyambaga bamaze kwandura indwara zo mu mutwe zimwe na zimwe harimo n'izo bita rogore indwara ngo y'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe abo bantu rero bahorana amagambo menshi kandi amagambo mabi nta cyiza bagira mu kanwa kabo. Pasiteri Claude umva Claude ni indaya mbi nawe nino voice nashaka uzayitanga. Claude nge namusabye kunsengera yagiye yitangira kuza muri social media atangaho nimero avuga uburyo Imana uburyo yamukijije no ku mugore n'ibiki noneho nimero ndayifatanye kora kuri YouTube. Claude ndamusaba namubwira se twahurira he kugira ngo basunse dengere ko yari yavuze uburyo akora ibitangaza ibintu nk'ibyo byose. Claude nashidutse amwera ni musange ngo Kicukiro ahantu hari amarogi sinshobora kurebera igitsina gore bacyandarika ku mbuga nkoranyambaga ngo nceceke. Wow shaka ngo ugiye kubera uzi impamvu ya mbere gusebya igitsina gore ni ibintu bitari bikwiriye noneho ugasebya umuntu utakuvugaho ijambo na rimwe ribi. Reka ntange noneho kuri kwanjye kubera yuko ndabizi neza yuko Claude arabizi neza yuko ari nge muntu njyewe kamarade ni nge muntu yego usibye Yongwe uri mageragere ni nge muntu uzi byinshi kuri Claude kurusha nuko abitekereza. Zandangiza niwa ntangije urumva nge sinigeze nkubera umukozi hehe muhiye kampani wigenda wiyemera na mutesi wiyemera na mutesi akokoro ubutekereza ko nge nawe tutaziranye nakuguriye ikanzu y'ibihumbi 150 n'isakoshi n'urukweto twajya igitarama muri hoteli niho twaryamanira ubwo rero kuba ntaragwaye igitsina byatumye ndwara inzika kugeza iyi saha. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. N'igihe giti intambara igashira n'igihe gitumura bugacyawa noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda ijuru ntihazagera ibyaha nicyo gituma wuzuye amahoro ijuru ntihazagera. Mwese rero turabakunda cyane kandi duhora tubifuriza ibyiza ni nayo mpamvu n'uyu munsi duhora dukora dushakisha kugira ngo turusheho kugenda tubafasha kumenya ibiba bigezweho ibivugwa ndetse n'ibindi nk'ibi byose biba bigenda bitambuka. Rero tubahaye ikaze mu biganiro by'Impanuro TV by'uyu munsi mbifuriza amahoro kandi mbabwire ngo namwe ayo mahoro tubifuriza namwe muyifuriza abandi kandi muyatange kugira ngo ibintu bigende neza cyane. So rero navuga ngo ibintu uko bigenda bikura ibintu uko bigenda bizamuka biri kugenda bifata urundi rwego navuga ngo byatangiye kuva mu bibazo byari biri aho byo kuvugaho ku bijyanye n'urukundo rw'umubyeyi Rusagara wamaze gusezerwaho bwa nyuma ubu ngubu ngirenga imihango irimo irasoza muri leta zunze ubumwe za Amerika muri state ya Arizona. Urumva ko abantu rero hano benshi cyane ntibazi nuko birimo biragenda gusa tubasezeranyije ko turaza kuza gukora ibishoboka byose kugira ngo
tuze kurushaho kubibakurikiranira ndetse no kuza kurushaho kubabwira ibindi byose uko biraza kuba bimeze ku munsi w'ejo rero abakurikira Impanuro TV nibwo twakoze ikiganiro navuga ngo kidasanzwe cyari exclusive aho naganiye n'umunyamakuru wa Ukweli Times Faxman Kamarade ngira ngo reba inyuma y'uwo mugabo akaboko k'umugore we rusagahita ambwira ngo Pastor Claude gerageza ukukora ibintu byubaka abantu yego bikanabahuza aho kubatanya yego ubu koko iyo nemera ibyo wanditse ntwari kuba undoze nkashwana n'umugore wanjye abahakana ko atari umugabo we ninde none bahakana yuko muri Cameroon mwagerageza kumenya uyu muntu uhora ambwira ko hari ibikorwa bibi ashaka kuza gukora mu Rwanda kandi ngo ninjye azaheraho impamvu igiye gutuma njina ya majwi niyi ngiyi Pastor Claude yaravuze arageraho ngaho icyanga kiramurenga Pastor Mutesi aramwihorera Bibiliya iravuga ngo urakomeza ukabikora kwihorera ukagira ngo duhwanyije ubwenge ngo ariko umunsi umwe nzabishyira imbere ku karubanda induru zivuge mpamagare Pastor Claude ndacyabivuga aze yumva ibigiye kumubaho aya majwi ngiye kuyakina ibintu biteye ubwoba kubera ko biri kuzamo n'ibintu byo gukoresha umundi buretse gatoya mbarunyumve impamvu yatumye nkora bino bintu rero niyihe nabonye post ya Pastor Mutesi negative impact reka aya ni amajwi muceceke mutuze ndabumvisha iminota mike nagari myinshi oya witwumvisha yose sawa reka tuyumve imbumbe sawa reka dutangire umva umwe ari uri kumuvuga haryo bana nibwo akoze ikintu ngo ari gusebya Mutesi ahubwo yabaye ngo arimo arankomeretsa buranga aravuga Rusagara kankomeretsa Kamara nta cyankomeretsa kurenza ko Rusagara yapfuye sibyo icyo nicyo gikomeye mfite ibindi byose nko kwandika basakuje mu isoko Claude yaranterese arambwira ngo tujye gusambanira igitarama muri hoteli Gitarama arambwira ngo hari ngo ikanzu yanguriye ngo y'itanu ngo n'urukweto ngo nisakoshe kera biganiro bya kera nyirinzahare urumva Claude ubwarantereta ndamuhakanira Claude ashaka ngo kunjyana ngo mu biterane ngo muri Tanzania ngo kwa Muriri ndamuhakana kuko yari yagiye kubaza inshuti yanjye ayibwira ngo Mutesi se bizavamo ndaramubwira ati ijambo rizavamo ariko ibyo mushaka by'ubusambanyi nta bizavamo ari abana n'umugore ubwo yari yatandukanye n'uko Petronira abana n'undi w'igikaru bigasanze banabyaranye bari baranasezeranye bakoze divorce abona kurongora umwe mu ruhengero avuga ngo wamwibye wo mu ruhengero batandukanye abona kurongora hehe uyu nguyu bari kumwe ikindi kintu gikomeye Claude nziza ceceka iyo mubona ko ibiganiro avuga ngo Mutesi azaza nshake na musaza wanjye arambwiye ngo nzaje kumushaka na papa wa Darirene nawe ari kumubwira ngo aranshaka ngewe ndamuha amafaranga y'iki icyo ngura nawe ni iki ko ndi umunyarwanda ukwiriye kurengerwa kuki Claude yumva kugira ngo areke gusebya umuntu ariko akeneye amafaranga ahubwo ko ngewe nawe twagera nayo nkamurega yara singe nyine ibazabikora n'abandi banyarwanda ibazabikora n'abandi bantu Kamara ngenda tuje ndi umupasiteri ndi umukozi w'Imana ariko hirya ya Mutesi hari umuntu Claude azakorera iki kintu bicana amaraso ave mu muhanda kandi mubireba harya ngo wavuga ngo ni nta FPR gutyo niko twari turimo turaganira cyari ikiganiro kigaruka cyane kubisa naho ari ikihisha inyuma navuga ngo niyicarubozo nitotezwa ndetse no kubabaza Pastor Mutesi biri gukorwa na Niyonzima Claude kuko nkuko Pastor Mutesi yabisobanuye muri audio yatangaje yavugaga ikihisho nyuma y'izingiro rituma Pastor Claude atari kumuha gahenge muri ibi bihe turimo asa naho ari mu kababaro ko kubura umugabo we benshi cyane bemeza ko umugabo wandi bakabihakana gusa icyo twimiriyeho cyane icyo tugiye kuza kubagarukaho cyane ni ikihisho inyuma cy'ukuntu aya majwi yagiye hanze mu kujya hanze kwa aya majwi kwatumye havumbuka ibintu agaheshi ngire ngo bitari buze kurangira na kano kanya muraza gukomeza kugenda mubona n'ibindi ariko icyo twasaba abantu badukurikiye ababishoboye ndetse bagira n'icyo badufasha nuko bagira abegera uyu muryango waba Pastor Mutesi waba wa Niyonzima Claude kugira ngo babashe kuba hari ikintu
bafasha aba bombi kugira ngo biyunge ibintu nk'ibi ngibi byere gukomeza kugenda kuko biri kugenda bituma hari ibintu byinshi cyane byangirika haba mu murimo w'Imana haba ndetse no mu bindi bitandukanye gusa igikuru kiriho nuko hari ibintu biri kugenda bituma tumenya kandi yenda n'abantu badukurikira kuko nidushaka ko inkuru twatangiye twayiciramo hagati ahubwo kuzageza kuri finale tuzajya tunyura tubahereza update icyasenutse uyu munsi ni iki iyo Faxman ejo dukorana ikiganiro naramwitabaje cyane mu mbaraga zidasanzwe ngerageza ibishoboka byose ngerageza kugira ngo tumenye ibi byose kuko nari numvishe nk'umutasi mukuru uba wagiye umenya byinshi ko yamaze kumenya ikihishe inyuma y'ibyo byose ndagaruka kuri Faxman turagenda tuganira n'abandi ndaza kugerageza kuvugana nabo hari Raila nawe ndaza kugerageza kumwegera kubera ko hari byinshi cyane byamugarutseho ndetse no ku byagiye bigaruka bavuga ko yaba avugira Mutesi ndetse n'uyu kamarade bavuga ko yaba yishyuwe akavagari k'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo abashe gukora ibyo yakoze mu kiganiro rero muraza kumfasha kugira ngo mfate aka kanya ngiye kugerageza telefone ya Faxman cyangwa se kamarade Ukweli kugira ngo mbashe kumva icyo avuga ibi ngibi bikoze muri aka kanya bisa nk'ari emergency kubera ko ibintu biri kugenda bifata iyindi ntera ndimo ndagerageza kumuhamagara kugira ngo mbashe kumva ibi bintu kubera ko ikiganiro twakoze ejo kiri kugenda kizana ibitekerezo bitandukanye n'ibindi byinshi mbona biri kugenda bigerekeza nagira ngo mbanze numve ikihishe inyuma y'ibi ngibi byose kamashimire cyane abantu bahora badukurikiye inshuro ntabwo birimo birakunda shimira abantu bakomeze kugenda badukurikira shimira abantu bagenda duha ibitekerezo shimira abantu badahwema kuducyaha no kudukosora mu mpande zose kugira ngo gahunda zikomeze kugenda neza Faxman kamarade Ukweli Times mumbabarire ntimucike intege ndakora ibishoboka byose kugeza abashije kunyitaba kugira ngo dukure abadukurikira mu rujijo Faxman yes ashimwe cyane Ashimwe cyane brother ni pasi nari nguhamagaye by emergency ndabizi nshobora kuba nkubangamiye kubera ko numva amajwi ari kuvugira ahantu uri wa mu munota umwe gato nka kubaza ikibazo cy'amatsiko ku birimo biravugwa bituruka ku kiganiro twakoranye ejo kiri kuri Ukweli Times ndetse n'impanuro ndetse n'andi majwi just kamarade nk'umufasha w'abanyarwanda nk'umuntu w'umunyamakuru ihangane umpe akanya byibuze kuko numva ari ikintu ushaka ko dufasha abadukurikiye okay nta kibazo Imana igumugisha cyane kamarade rero ndakubita mpangura icyambere cyo ngiye guheraho birivuga ko waba uri igikoresho cya Pastor Mutesi icyo nicyo ndaza kuvuga bijyanye nuko ngo ushobora kuba warishyuwa amafaranga atagira ingano kugira ngo ibyakozwe ubikore ndashaka ngo ubanze gato ushyireho umucyo kuri iki kintu gisa nkaho cyavumbuye n'ibindi ngo by'ubusambanyi bwa Pastor Claude na Pastor Mutesi byaba biri kugenda bizamura indi ntera bikurikije n'ibiganiro maze kubona muri aka kanya bikozwe bitumye guhamagara igitaraganya bimeze bite bimeze bite kuri iyo ngingo nabibonye ko abantu bari kuvuga yuko Pastor Mutesi yaba yanyishyuye ariko nagwa screenshot n'ubu ngubu nge nawe turi mu bibazo kubera yuko umunsi wa mbere nkora ibiganiro kuri Mutesi namukoragaho ibiganiro bitari byiza nza kugera aho ngaho musaba imbabazi yego musabye imbabazi nakoze ikiganiro cyo kumusaba imbabazi kuri 3D TV ndi kumwe na Eminyawe icyo gihe niwe yakoraga ari Eminyawe umbwiye ngo tugende kureba Mutesi ariko byatewe n'amarangamutima yanjye kuko numvaga ibiganiro ndi kumukoraho bitari byiza bitari kumwubaka ari ibiganiro biri kumusenya yego njya kumureba dukora ikiganiro musaba imbabazi ndetse icyo gihe namuguriye igitoki mu mafaranga yanjye mugurira amata ikarito y'amata mu mafaranga yanjye ndetse namusaba imbabazi nawe anyakira neza aba imbabazi hanyuma Pastor Claude yaje kundeba kuri Great Hotel ndi kuri coding ikiganiro kuri 3D icyo gihe nari meze nkaho ndi kuhakorera abantu bazi ko ariho nkorera ariko nyine mbaha ibiganiro for free yego
Korode arambwira ngo enda Rusagara yambwiye, bivuze ngo Korode niwe muntu wamuje na Rusagara bwa mbere arambwira ngenda umukire muvugane, turavugana ngewe na Rusagara arambwira nkunda ibiganiro byawe, ndagufana, nkunda ibyo ukora, nabonye mukore muri kuri Mutesi, ariko Mutesi ni fiance wanjye n'umugore wanjye, nimurekera aho ngaho ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego. Arambwira ati rero rekera, bibaye byiza fata nimero yanjye nanjye yawe Korode yayimpaye. Yego. Zoya dukomunikana ngewe nawe. Impamvu rero mise muzengurutsa no kugira ngo wumve yuko Mutesi, impamvu nasohoye yari amajwi, nabonaga Mutesi arimo ameze nk'umuntu uri kunigwa, adafite umwuka wo kuvuga. Bivuze ngo wari wabona umuntu bakamukubita akagera aho ngaho akemera yuko yaneshejwe, nabo ari kwemerera yuko yaneshejwe ntibabyemere yuko nta mbaraga afite cyane rwose. Nabibonye ndavuga okay, Mutesi bari kumuniga, turi aba YouTubers, abanyarwanda baradukunda, bakurikira ibintu byacu. Kubera iki Mutesi tutamufata ngo tumurwanire ishyaka, n'amakosa yaba yakozwe tuyamunengere, n'ibyiza yaba yarakoze tuyimwubahire, dushyire itafari ku buzima bwe, aho kugira ngo ejo n'ejo tuzabone Mutesi yiyahuye azira Pastor Claude, dutangire tuvuge ngo rest in peace, ariko ni Claude ubikoze ibintu nk'ibyo. Niyo mpamvu nasohoye ari amajwi, Mutesi yandakariye nawe, ariko ndabikoze kubera impamvu z'abanyarwanda rusange no guprotectinga ikiremwa muntu. Yego. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo Mutesi yaba ari kukuziza iki? Eze kwenda ikiganiro mwagiranye akubwira iby'agahinda ndetse n'akababaro afite ku bisa n'iyicarubozo arimo arakorerwa, njyewe uko mbibona ntabwo yageze abisobanura ko yandikiye message, ndayikora screenshot tuyishyiremo turi kuvugana. Yandikiye message nini imbwira nabi, ariko nabikoze for protection, twubaha igitsina gore, usibye n'igitsina gore, ariko Mutesi ni umwe mu bantu tuzi yuko bagira amajambo y'isanamitima. Donc ni umwe mu bagore dufite mu gihugu baza kuri YouTube ariko baje kwigisha abantu wabaho gute udafite umugabo, wabana gute n'umwanzi wawe, ibintu nk'ibyo. Ibyo bintu rero iyo mufite ubutunzi bumeze gutyo, niyo mpamvu ubona Abagande, aba Nigeria, Tanzania, abo bantu barabaprotectinga, bakabagira abantu babo. Ari nacyo kintu twabuze twe nk'abanyarwanda, ntabwo tuzi guprotectinga ubutunzi dufite, cyane cyane kuri social media. Niyo mpamvu ubona dufite muri Nigeria bafite content igira mu isaha imwe 50,000. Twebwe mu Rwanda nta content nimwe dufite, niya Kiramani cyangwa bamenya bamwe mu bakunzwe mu gihugu bakora content zirenze mu isaha imwe usanga afite abantu 5,000. Mu gihe mu bindi bihugu bafite abantu 50,000 kuki tudaprotectinga zimwe mu mbaraga dufite muri industry aho kugira ngo tuzisenye? Kubera iki? Impamvu ni iyi ngiyi. Nanasoza. Yego. Sinzi niba ari ibindi bintu bibo imbaza. Mutesi nakwaza akabazo kamwe cyangwa bibiri yenda buretse nsoza hanyuma mbaza ibindi. Yego. Mutesi ni umwe mu bantu dufite bagira isanamitima muri we. Icya kabiri, Mutesi yabuze umukunzi. Cyo ni icya kabiri. Truwa. Icya gatatu, Mutesi ni umunyarwandakazi. Kubera icyo ashobora guhonyongwa no bakanamuhinyura bakamugira gute, kandi tuhari tubireba, kandi dufite icyo gukora ntitugikore. Icya mbere, Pastor Claude ni umwe mu bagabo dufite bahubuka muri social media, niwe muntu uvuga yuko afite ururimi runyerera. Niba dufite umwe mu bagabo bafite ururimi runyerera, akaba ari nawe muntu uri guhonyora Pastor Mutesi, bisobanuye iki? Ejo n'ejo bundi yakora ibindi. Icya gatatu, Mutesi yapostinze, warabibonye yuko hari umugabo uba muri Cameroon uzamugirira nabi. Pastor Claude urebye neza yagiye muri Cameroon kubwiriza. Baranajyanye na Pastor Mutesi, baranajyanye icyo gihe. Ntabwo ari kubwiriza, n'ubukwe bari batashye. Yego. Ubwo bukwe batashyemo rero, n'umuntu akamwandikira message avuye muri Cameroon kazamugirira nabi. Ejo bundi tukabivumbura tukabona amazina yuko ari umunyarwanda. Bisobanuye iki? Nyuma y'urupfu rwa Rusagara twabonye inkuru nyinshi Claude yakoze, ariko azikora atari mu kababaro, ahubwo ubona nk'aho ari kwishima hejuru y'umurambo wa Rusagara.
impamvu yatumye nkora bino bintu ni mureke twimakaza urukundo abasenya tubasenye abubaka tububake. Yego urakoze cyane. Hari ikintu ngiye kugarukaho cyane numbwire icyo ubivugaho yo yenda hitari kirivuga ngo wariye ruswa nabonye hari abanyamakuru bamwe bagiye bikoresha ko wishyuye amafaranga yabarenga 500 y'amanyarwanda cyangwa se nandi menshi kugira ngo ube wakora ibi bintu gusa ku bunyangamugayo nuko dukorana kino kiganiro ngire ngo nijya gushyuhije cyane kubera ko nabonaga ko ngomba kwicara nawe kuko nanjye numvaga ko Mutesi yaratangiye harimo ibivuga ko oya usibye n'ibyo n'ikintu kishimisha nuko amajwi yanjye ari gucururiza abanyarwanda. Icya kabiri nuko abanyarwanda bose bagomba kumenya Ukweli Times. Ukweli Times icyo itangazamakuru kigomba kubaha ukuri nyako kandi ibintu biri live nukuri yaba mu myidagaduro yaba no muri politiki. Ibyo bintu bagomba kubimenya. Niyo mpamvu ndavuze ngo reka ntange noneho ukuri kwanjye kubera yuko ndabizi neza yuko Claude arabizi neza yuko ari nge muntu jewe kamarade ni nge muntu. Yego usibye Yongwe uri mageragere ni nge muntu uzi byinshi kuri Claude kurusha nuko abitekereza kandi nawe arabizi. Icya kabiri ndabizi yuko Claude nagerageje kumuvugisha inbox naramuhamagaye namugize gute ndambwira please gerageza ugabanye ibi biganiro uri gukora bigera muri 20 ku munsi bivuga nabi Mutesi. Ese Mutesi yiyahuye? Kumbe ntago narinzi yuko yashatse gutereta Mutesi bikagera nashaka yuko amusambanya muri hoteli. Mfite nandi majwi vuba cyane ndi busohore y'abagore yagiye abeshya ngazarongora muri Belgique undi ari he mu gihugu ndakibagiwe. Ntamagawe n'abagore benshi bambwira ngo Pastor Claude nuko ameze. Pasiteri Claude umva Claude ni indaya mbi nawe nino voice nashaka uzayitanga. Claude nge namusabye kunsengera yagiye gitangira kuza muri social media atangaho nimero avuga uburyo Imana uburyo yamukijije no ku mugore n'ibiki noneho nimero ndayifatanya ikora kuri YouTube. Claude ndamusaba namubwira se twahurira he kugira ngo basunse dengere ko yari yavuze uburyo akora ibitangaza ibintu nk'ibyo byose. Claude nashidutse amwirana musange ngo Kicukiro ahantu hari amarogi ndavese umupasiteri wo kunjyana ahantu hari amarogi umupasiteri ni bwoko ki. Noneho nyuma yaho hari umudamu wapfuye w'igisenyi bita Fifi. Claude yari yaramubeshye ko ari fiance we. Nyuma Fifi aza kubidekuvura nawe ahita amureka gusa yapfuye amaze kwigirira undi mu fiance. Claude ni indaya mbi yo mu rwego rwo hejuru abagore hafi ya bose hafi ya bose bagiye bamuhamagara kuri iriya nimero atangaga kuri YouTube. Ni ukuri ko Imana bose yabasabaga kubasambanya avuga uburyo aba ari muri Kicukiro mu marogi. Ubwo rero uriya n'umupagani ntakomeze kugutesha umutwe pe ntakomeze kuyaza mu bwonko rekana nawe. Namubwira ngo dusengere akatubwira ngo twoherereze ituro nguremewe ngo ngwino duhurire kuri rogi ibintu nk'ibyo. Faxman ibyo byaba ari ukuri cyangwa namaranga mutima? Ndaje nguhereze audio uri bukine y'umuntu wa mbere ngwena nushaka umbwire ngwena nimero ye nushaka umbwire nguhekero y'umugore uzakoresha akubwire ngo Claude yaransabye turyamane ngewe nawe ahantu igasanza naha ndamwangira. Noneho ibya Mutesi byafite ishingiro kubera ko Claude asa nkaho yigaramye ya majwi yigarama n'izo message zose avuga ko Mutesi ryaba ari ishyari ndetse no gushaka kwikura mu kimwaro kubera ko reka ngwereke ikintu kimwe urakoze cyane dusoza kuko ndi bizi ukuntu ndahana mu nama nuko nsohotse mbonye harumamagaye kenshi nibutsa abanyarwanda yuko Ukweli Times niho hantu hambere bagomba kubona amakuru yuzuye rwose. Pastor Claude n'umwe mu bantu bafite background itari nziza kandi itari mbi kubera yuko yabaye imbogo azi strategy zo kudirinda n'abantu afite uburyo cyashobora gukonvenka ukumva yuko ibintu ari kukubwira ari byo kandi atari byo. Cyo ni cyambere. Cya kabiri Pastor Claude yasabye Pastor Mutesi ko baryamana muri hoteli Igitarama. Mutesi arabyanga kubera ko Mutesi yari yamenye ibindi bintu nari buvuge ntabwo mbivuga none aha ngaha kubera impamvu zaje
ndakubwira n'impamvu Mutesi yamubwiye no ntabwo twaryamana. Yari yamenye kuri Claude zari gutuma yari yaramenye kuri Claude kandi bitari byiza kubera yuko Claude umunsi wa mbere avuga ngo Imana ifite PS yari ameze nk'umuntu uri gukora research cyangwa research. Donc kwa kundi umuntu uri muri Amerika niyumva Claude avuga ngo Imana ifite PS aravuga ati iyo PS ntabwo yaba ari ngiye ko nakoze divorce. Donc bwari uburyo bwo gusacinga mu buryo bwa kimayibobo kugira ngo yattracting abagore bose buri mugore wese ajya amubwira ngo uri PS yanjye uri PS yanjye uri PS yanjye. Yego ibyo mvuga ni iki ngiki. Claude arabizi yuko hari amakosa yakoze, Mutesi nawe hari amakosa yakoze, nk'abantu bakoze ibihano ndi gusoza kandi ndahita ngukupa bagakwiriye kwicarana ari babiri bakavuga ngo dukora iki niki kiri bwubake aho dukora ibisenya niki kiri bwubake sosiyete kugira ngo ubuzima bukomeze bw'abanyarwanda. kandi ibi bintu biragira impact cyane cyane iri negative cyane cyane ku bantu batemera Imana, abapagani. aho twita ngo ni abapagani, njye ntabwo mbita ngo ni abapagani, nabo tudahuje ukwemera. biraza kubamarira iki niba Claude pasiteri niba Mutesi pasiteri bari buze guhurira muri saka imwe bakanigana, turebe akaba afite uruhande rwe n'undi afite uruhande rwe. yenda ikintu cyanyuma nibyo koko yenda nicyo uvuga kubera iki yenda iki kibazo ubona cyamaze guhindura isura. yenda ubona Claude nkuko tuvugana hari ibiganiro ese yakoze byihutirwa cyane, asa nkaho agaragaza ko Mutesi ari we ahubwo washatse ko baryamana ndetse yamukunze agashaka ko babana ariko Claude akamwangira, ndetse ko n'ibi ngibi byose ari gukora yaba ari ukugira ngo Claude ngo nawe atandukane n'uyu mugore we Immaculée, none ngo Mutesi abone uko babana kubera ko Mutesi yamaze gupfakara. uyu mugore ubana na Claude arabizi yuko yabanye n'ikirara. icyo ni icya mbere. cya kabiri Pastor Claude nk'umwe mu bantu b'induza mu kuvuga azi neza yuko agomba gukoresha strategy yari yose kugira ngo apsinarike Pastor Mutesi. icya gatatu narakivuga umbere message Claude umubwire ngo wapfa kamarade. Wapfa kamarade? Yego. Bishatse kuvuga sinshobora kurebera igitsina gore bacyandarika ku mbuga nkoranyambaga ngo nceceke. Wow. Shada ngo ugiye kubera uzi impamvu ya mbere mama yarambyaye aracyariho, mfite umugore wanjye aracyariho, umwana wanjye azashakwa abo umugore ndiho mbaye nariho agomba kuzabaho byanga byakunda agashinga urugo. gusebya igitsina gore ni ibintu bitari bikwiriye, noneho ugasebya umuntu utakuvugaho ijambo na rimwe ribi. usibye voice nagerageje nzaka Mutesi atabizi bitewe na strategy yanjye nakoresheje nk'umu-YouTuber cyangwa umusesenguzi, kuko urabizi ndi umwe mu basesenguzi ba mbere mu gihugu bakurikirana ibintu byose. ngakoresha uburyo ki mvuga ati ni agaciro nagarura Mutesi ni akahe, agaciro nagarura igitsina gore ni akahe, nkoresheje ijwi. Mutesi nandega ndabyitaba, natandega fine, nta cyaha nakoze kubera yuko njyewe nawe ibyo twaganiraga ni ibyanjye nawe byagiye hanze. hanyuma icyo nabwira Pastor Claude ubaha amavuta yawe, ubaha abagushingiye, ubaha umuryango wawe, ubahe abana bawe, ubahe n'igihugu. Yes, yenda gato y'akabazo ka nyuma ngira ngo dusoze, yenda nka Ukweli Times cyangwa se by'umwihariko nkawe kamarade, umuntu yenda Claude bino numvisha asa nk'atabyishimiye ikiganiro wakoze, asa naho yumvikanisha yuko haba harimo ngo nawe kumwambura agaciro no kumwandagaza. hari icyo yenda hanyuma buretse ntabwo ndi bugusubiza narakubwira agaciro namwambuye we yagahaye Mutesi. icyo ni ikibazo ngira ngo namaze. yenda nagira ngo tuvuge yenda niba ari ikintu watangaje wumva yenda kitagomba gutangaza uvati yenda kino kintu yenda ndiseguye kuko yenda ikintu cya mbere niba Pastor Claude byamukozeho ntabwo musaba imbabazi. nasaba imbabazi Mutesi, kuko Mutesi niwe muntu wakoreye ibiganiro birenga 20 abwirwa nabi. icya kabiri Pastor Claude ni umwe mu bantu bubwe
ukora amakosa tukamwihorera nk'abanyarwanda ntitugire umuntu n'umwe tubwira nabo bivuze bikajya bikangira bakabyibagirwa babitanga ibiganiro kuri Ikaze TV n'ahandi hantu akora ntabwo mbizi yego bakabyihorera icya gatatu Pastor Claude yarakwiriye kumenya yuko ari umushumba afite abantu bakunda ijambo rye afite abantu yasezeranye bamureba bakamuha ubushumba bamureba icya gatanu yarakwiriye kumenya yuko ni umushumba ese iyi ntama ivuye mu zindi ntama yego usunika izindi ntama zikajya mu mashyamba zikajya kurisha ahantu utazi cyangwa uraziprotekitinga ibyaha zakoze amakosa zakoze zikagaruka mu rwuri ijambo rya nyuma umbwire Pastor Claude ngo wapfa kamarade bishatse kuvuga ngo amakosa ntabwo uzongera kuyarebera yibasira sinzongera kurebera amakosa ya bamwe mu bashumba batubeshya yuko ari abashumba kandi aribo bajura ba mbere mu gihugu. Thank you. Urakoze cyane Faxman. Urakoze cyane Passing. Sinzenda niba ari ikindi kintu wakongera cyangwa se wabwira abakunzi bawe muri rusange. Icyo navuga bakore subscribe kuri Ukweli Times. Ukweli Times ni itangazamakuru gifite website, gifite televiziyo, vuba na mbere vuba bwangu turabaha radio, ariko tubaha n'ibiganiro bya politiki bya showbiz ariko bivanzemo ukuri kuzuye kandi ukuri gufite ishingiro cyangwa byakunda bakore subscribe ba following Instagram ba following Twitter cyangwa X yacu ibindi byose umwami Yesu aduhana umugisha brother. Ushobora byose aguha umugisha. Ukweli Times turabakunda kandi turabakurikira. Imana ibaho umugisha cyane. Faxman Imana iguha umugisha cyane kuri aka kanya uduhaye, ngire ngo n'ibindi byose biriho n'ibindi bizaza turakomeza kubahereza. Pastor Kora wiriwe. Ndagira ngo hagarika amagambo ugenda umbeshyira ko nabaye umukozi wawe. Niba ko kutinya Imana ukabura umupasteri nagukoreye ryari wankoresheje ryari ni ryari wampaye akazi ndagukorera. Hakoro bura wumva udakabije. Kwirirwa usesereza umuntu ubuse nzashyira ibyanjye nawe hanze. Harya undazira ko nanze kujya kuryamana nawe Gitarama wirirwa umbwira ngo dusambane. Wandwaye inzika rero wumva kuzandangiza. Wowe ntuzandangiza ni wantangije. Urumva nge sinigeze nkubera umukozi hehe muhiye kampani. Wigenda wiyemera na mutesi. Akokoro ubutekereza ko nge nawe tutaziranye. Nakuguriye ikanzu y'ibihumbi 150 n'isakoshi n'urukweto twajya Gitarama muri hoteli niho twaryamanira. Ubwo rero kuba ntaragwaye igitsina byatumye undwara inzika kugeza iyi saha. Korode ntuntere gusara nagushyira hanze kandi ukandagara nkuko nawe unyandagaza. Wowe uyobewe ukuntu wirwaga umbwira ngo tujye gusambanira Igitarama ushaka ngo no kunjyana ngo Tanzania mu biterane. wowe Korode none wirirwa wiyemera ngo ngiye naragukoreye koro muri kangahe ryari wagize akazi ryari we waha Mutesi we Korode ngewe Mutesi ako kazi kankubaza mu buhamya bwa Pastor Mutesi mvuga nari navugamo akazi wampaye ahantu mvuga hose nagiye nyura abantu niba hazi sintanga ubuhamya urinda unyiyemerana wakwemeranya umugore wawe kumufite mwiza ukunyuze ukareka kwirirwa wiyemerana Mutesi bya Mutesi. Wowe uribuka wirirwa umbwira ngo tujye gusambanira Igitarama wowe urabyibuka ukantereta ngo dusambane nka kwangira none narakwangiye harya ngo uzangezayo harya ngo ufite abambari bawe mbwira harya ngo ufite abambari ngo Mugwiza ngo na Bosco ngo na Jihad na Gasuku harya ngo ufite ngo umubishop ngo ufite imbunda wo muri Amerika ngo n'uguhanga akaginga ngo amafaranga ngo abantu ngo uzangezayo uzampabya ngo nzaguhera ubuntu. Koro ntaho uzangeza sinzanaguha sinzanagwa ibyo urimo byose uzaseba usebere ku karubanda. Tereka hasi iryo terabwoba ryawe n'ubugome n'ubutindi bwawe. Ibyo nakwimye n'ibyanjye kandi nzahora mbikwima. Isi yose irakureba. Toka genda mva inyuma Satani. Toka katika jina la Yesu. Abazimu bashya. Amakuru sasa reka ubu ikintu tugiye gukurikiraho kugira ngo gahunda zigende neza. Hari undi muntu wagarutsweho cyane navuga ngo nawe ndashaka kumva verisiyo ye kubera ko muri
aka kanya turi gukora kino kiganiro hari igihe ibintu bimara kurenga umuntu ku giti cye ugasanga byamaze gufata sosiyete yose muri rusange. Ndashaka kuganira ndetse no guhamagara umuntu bita Rayira kugira ngo numve we icyo avuga kuri ibi byose byabaye. Reka ngerageze nimero ya Rayira. Ufite na Rayira TV show, mushobora kumukurikiranaho ukareba verisiyo z'ibiganiro akora byabaye intangiriro yo kugira ngo abantu bavuge ko yaba yarishyuwe. Rayira TV show, kamuhamagare. Hello? Rayira TV show, muraho neza? Iyi ni Impanuro TV guhamagaye, nguhamagaye mutunguye ariko kuko hari igihe ibintu biba emergency bigasaba ko dukora ibintu gitaraganya kubera ko abanyarwanda yenda rimwe n'imwe bashobora kubeshywa ibintu cyangwa se bakabona ibintu ko bitari bijyanye yenda nuko umuntu aba ashaka kugaragaza ukuri kw'ibihari ndetse cyane cyane n'ibyo abantu baba bibaza. Nari nkuhamagaye ngira ngo ndi mu kiganiro ngira ngo nkubaze ku biri hanze aha bivuga ko uri kuvuga ibintu usa nkaho uri muri fanatisme, ndaza kwivuga gutyo kuko bigaragara ko ngo Mutesi yaba arakwishyuye ari nayo mpamvu ibiganiro uri gukora waba uri kuvuga ko Mutesi arengana ndetse n'ibyo Claude ari kuvuga ari ibinyoma, kandi ugahagarara neza uvuga ko koko Claude ari we wagerageje kuryamana na Pastor Mutesi yamwangira agatangira kuzana izi content, kandi ngira ngo rumwe mu bantu babibreakinze mbere biza kurangira amajwi agiye hanze bifata indi ntera. That's why nari nkuhamagaye ngira ngo nkubwire kuri iyi ngingo. Yego, iyo uri umunyakuri ntabwo iteka bisaba yuko wishyurwa kugira ngo uvuge ukuri kw'ibintu, kandi iyo ufite ubumuntu muri wowe ntabwo nabyo bisaba ko wishyurwa kugira ngo ugire ubumuntu unagaragaza ubumuntu ku bantu. Yego, abantu bose bari gukoresha imvugo zo gusenya zo kwangiza, kuko sinumva inyungu iri mu gutuma ushyira hasi mugenzi wawe. yego, ariko icyo navuga cyo ni kimwe, ni uko njyewe ntitaye uwo ari wese ku byo yavuga ku ruhande rwose nabo mpagazemo, ni uburenganzira bwanjye, as long as ntabwo mbangamiye, as long as kandi ndi mu ruhande rw'icyiza ntari mu ruhande rw'ikibi. yego, maze kubona ko hari abantu kuri izi mbuga nkoranyambaga bamaze kwandura indwara zo mu mutwe zimwe na zimwe, harimo n'izo bita rogore. Sinzi, hari indwara baherutse kwandika ku kinyamakuru kimwe bagaragaza ngo yitwa rogore, indwara ngo y'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe. Abo bantu rero bahorana amagambo menshi kandi amagambo mabi, nta cyiza bagira mu kanwa kabo. Rero ntabwo kuba yenda bo bafite icyo kibazo bari buze kubihuriza hamwe n'abatarandura iyo ndwara bazima ngo bo babyitiranye, kubera yuko ntabwo sindi bisesengura indwara bagende barebe ikivuga kuri ibyo bintu. Ni ibintu bigayitse cyane, bahorana amagambo mabi, ugasanga umuntu ugize icyo kibazo ahora avuga akiyongeza, agahora ashaka gusebya abandi, gushyira abantu hasi, kandi abavuga ibibi gusa, ahora mu bujajwa. Rero kuko nta nyungu mbona mu kuvuga ikibi ku muntu, ariko harimo inyungu mu kuvuga icyiza ku muntu, nubwo atabiguhembera akimana icyo gihe abiguhembera, kuko iyo ubona ko nta mutima mubi, nta n'urwango, nta n'umutima w'umuntu wakomerekeje. yewe rero icyo bavuga cyose sinitayeho, nta nubwo kiri butume mpindura uruhande ngo njye ku ruhande rw'ikibi kandi mbona uruhande rw'icyiza. nzaguma iteka mu murongo w'icyiza icyo byasaba cyose. yego, Pastor Mutesi nta muntu n'umwe yishyuye, nta nubwo akeneye kugira umuntu yishyura, kubera yuko ijuru rizamurwanira. kuba ijuru rizamurwanira ni nayo mpamvu iri gukoresha natwe kugira ngo natwe tumuvuge hatabashije kwivugira. yego, nta muntu rero uzaduhagarika tuzavuga ukuri uko kuri. abadashaka kumva ukuri kwabo bakomeze bahimba ibinyoma byabo, umwami bakora azabahemba. uri kubyumva gute, uri kubyakira gute ibi byose biri kugenda bigaruka ndetse binatsindagira ku biriho Claude asa nkaho agaragaza ko Pastor Mutesi ahubwo ari we muntu wamwikuruyeho Pastor Mutesi akamwanga? Urabona bino bintu biraza arimo aramufatiraho ifoto, ubundi se ubona yamwemera? ntabwo Pastor Mutesi yamwemera rwose, nta n'ikintu ubona ashaka kumufatiraho ifoto. bose reke mbivugeho, unyihanganire, n'abandi banyumva banyihanganire mbivugeho.
kuko Pastor Mutesi aba yakeneye Claude yaba yaramubonye none se n'igihe yamaze ari aho ngaho ku mihanda yirirwa avuga ngo akeneye umugore akarashaka Imana yamuhaye umugore mwiza kandi ntitunamuzane muri ibi bintu ntibimureba umugabo we ni bubiri ariko reka tubivuge Pastor Mutesi yaza kuba akeneye Claude yari kuba yaramwemeye aho ari kuvuga ngo 2019 ngo haraho ngo yivugiye ngo yamubereye sekreteri ngo yivugira yuko ngo yamusabye ngo babane bamurangira abana ngo mubwibere umugabo biriya ni nka kwa kundi ubona umuntu ku mihanda nyine yarahatinze ugashaka kumutwikira kugira ngo biriya ni uburyo bwo kuba yaramutwikiraga yitwaza anabyuririraho ngo ibimenyetso simusiga ikintu abantu barimo gutsindisha Mutesi nuko Mutesi atazi kuvuga ntabwo azi kwivugira ni uguceceka gusa bakamukoraho ibyo bishakiye bakamukuraho ubufindu uko bishakiye gusa biriya bintu byambabaje pe n'ububere aya majwi kuba yagiye hanze ya Pastor Mutesi uwayashyize hanze yabahemutse cyangwa yaziye igihe cya nyacyo yewe nabikunze cyane nubwo hari abo nabonye bavuga ko bitari ngombwa ko nabikunze cyane kuko niba twamenye version ukuri kw'ibintu ubu byavuye mu bivugwa twabyemeje ko kiriya kintu ari ukuri kuva nyir'ubwite hari cyo yakivuze aricyo nubwo yagiye hanze abwira abantu yari arimo atakira inshuti yabwira ati nyamara jyewe ndi kurengana muri ubu buryo kandi ntibinakwiye yuko turebera umuntu arimo yica undi hanyuma namara gupfa aribwo tugaruka tuvuga ngo yo uzi ko bya bintu byari biriseriye abanyarwanda niko bamera n'abantu muri rusange uzi ko ngo burya bya bintu byari seriye ngo uko birangiye umuntu apfuye kandi yari arimo amwica turebera tudafite ikintu twakora kuri ibyo bintu yewe sinjya mpunza indyarya sinjya mpuza n'indyarya ugasanga na ba bandi bamwise nabo baraje gusungera nabo bavuga yo zirimo ubugome gusa n'ubucakura n'uburyarya yego tujye dukumira ikibi mbere y'uko kiba kwica umuntu mu marangamutima ni ikintu kibi cyane kuruta uko wagira ngo wamukubita uruki abantu bose barabibona ko warumukubise bakanabona nabo bamukubita bagahuhaho ariko umuntu yaguteye igisongo mu mutima umutima uri kure cyane nta muntu n'umwe wawushyikira ngo ahuheho agukize ubwo buribwe n'ubwo bukomere upfa wumva wenyine in silence rero igihe turi kubibona twebwe ko umuntu bari kumwica reka tumuvugire yenda Raila hari icyo bona niho ubuye bujyanama watanga aba ku ruhande rwa Claude no ku ruhande rwa Mutesi rero ku byanjye nifuza ko bakashyize hamwe bakongera bakavuga rumwe bakumvira bakava muri ibi bintu nako Claude akava muri ibi bintu kuko Mutesi we ntaho ndabona aza kumuvuga ntaho ndabona azenguruka ibinyamakuru ajya kumuvuga Claude ave muri ibi bintu rwose kuko ni umuntu w'umupapa wiyubashye urumva ufite urugo rwiza ufite umugore mwiza ufite abantu baramukunda ikomeza kwiyambura igikundiro cy'abantu yikuraho amavuta afite tumwemera nka pasiteri tumubona mu yindi shusho y'ibindi bintu ibi byatangiye gutuma n'intama ze zikangarana kuko tuwabona umushumba kuyoboye ukora ibintu bisa nka biriya ngo ubure kugira ubwoba n'ikibazo biriya rero kubw'inama yiwe no kubw'ineza ye yakabaye atekereza nawe akabona ko ibintu arimo akora igihe mbona nta n'inyungu zirimo nubwo numvise ngo hari abamwishyura ngo biyongereho muri Amerika narabyumvise ngira ngo no mu majwi yagiye hanze mwabyumvise ngo hari utuginga ngo bamutuginga ngo ubone amafaranga ngo hari umuntu ngo umutuginga ngo hanyuma ngo ukabona yuko ngo abasha gushaka aba agenti ngo bamufasha ngo kurwana iyi ntambara yego ni niyo propaganda ngo bamuha ngo utuginga ngo kugira ngo abone aba agenti ngo yishyura bamufashe kurwana intambara aho kugira ngo bakyuzinge Mutesi bibereye mu byago bibereye mu bibazo bibereye mu mubaro kwishyura abantu kugira ngo bamuvugire bakabaye biheraho bo kuko byaranavuze kenshi byarasakuje ko bishyurwa hari abantu ngo babishyura ngo kugira ngo bikore itsinda baze kugira gute gusenya bagenzi babo kurwanya Mutesi kumusenya rero ku kigaragara ni nako kuri kubera yuko nta nyungu yindi nabona mu gusebya umuntu no kumugirira nabi no kumuvugaho ibibi no kumukomeretsa yaba iri mu byo bavuga uretse kuba baba bishyuwe byonyine icyo nicyo kimenyetso naheraho mvuga ati kuko baba bose bari muri iyi saga yo kuvuga nabi no gusenya mugenzi wabo ni ikigaragara ko bishyuwe kuko utishyuwe nta mpamvu ubona yuko wajya kuvuga umuntu nabi kandi utanamuzi ibyo umuvuga utanabizi nta n'ikimenyetso bifitiye abantu nabo bakire muri rero kuko abantu tuba tubwira ntabwo ari ibigoryi bafite ubwenge uko tubasesengura ibintu nabone ko mu bwonko bwabo babisesengura babona ukuri kw'ibintu ni iyihe nyungu wakura mu kuvuga umuntu nabi utishyuwe
Raila reka nkushimire cyane gusa harimo bamwe batabona yenda ko bishyuwe ahubwo ko Claude yaba ari kwihimura nk'uko Mutesi yabivuze kubera ko yamusabye ibyo ngibyo akabimwima akamugerageza no kumwaka amafaranga Mutesi n'akayamwima akavuga ati rero tuzahurira mu kibuga cya YouTube kubera ko mfite hari no henshi ho kuvugira kandi wowe yenda ukaba Claude w'abantu bari kumwishinga Claude we rwose n'inzikanisha gafitiye Mutesi nacyo kintu ari kugenderaho ariko abari kumufasha muri urugamba rwo kwandagaza no gusenya mugenzi bo nta yindi nyungu babifitemo usibye ko aba yabahanzwe tugimba twe wa mugani bamwoherereza kuko bo barimo bararwana n'urugamba batanazi bari kurwana n'ibintu batazi ari kubakoresha kandi ari kubakoresha ikibi yego Raila reka nkushimire kuri aka kanya duhaye kandi mbwire abantu badukurikiye ko bakurikira Raila TV show kugira ngo barebe ibiganiro ukora biriho byinshi cyane byanatumye ibintandaro y'uyu muriro wose uri kugucanwaho nabonye bamwe bagiye banakwataka cyane nizere ko bishimiye Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera yuko nibura biraruta ko waza ukataka umuntu uri muzima nkanjye ukava ku muntu witahiye nibura reka urusagara ruhukire mu mahoro baze bamuvanyeho umuntu mubi wabo wanduye baze bahangane n'abari bazima bave ku bantu bivire mu mubiri biragayitse kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuva mu gitondo kugera ku mugoroba wicaye ku muntu roho ye yitahiye kera si muzima ngo aza kuvuguriza ibyo uvuga si muzima ukicara ukavuga umwanda nk'uwo kuko nta soni bagira yego yewe ntabwo nitaye ku kintu icyo ari cyo cyose cyaza mu nzira yanjye kubera ko nahagaze mu ruhande rw'icyiza ntacyo bimbwiye igihe ahubwo umuriro nushaka n'umpindukirireho aho kugira ngo ukomeze gucanwa ku muntu witaye nibarekire uyu muntu ihukire mu mahoro aho kugira ngo bakomeze bavuge umwanda Raila reka tugushimire cyane kandi Imana iguhe umugisha reka tumushimire Raila kubera ko dufashije cyane kuri aka kanya kandi dushimire n'abandi bantu bose bari badukurikiye kugira ngo tugere kuri aya makuru nyine ngo n'ibindi byose tugenda turushaho kubibagezaho Imana ibarinde cyane Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.